uba ahantu ari aka kanya ndahazi ateye impuhwe bamukase ubugabo ameze nabi muri make agomba gutabarwa. Nabona ko icyaha cyo kuba narasambanye muri icyaha cyo kwica umuntu. Ariko uzi ibibazo njye na madamu nyine ntabwo uriya mugore mwirukane ngisigare niba ari umwana wawe ndamurera. Ndagiye kuzaho umuhungu wanjye. Umuhungu wawe ahantu ari ndahazi. Ari kwa Fande ahantu ari mu mazi abira. Uye nta kigenda yaranzengereje, ubu yengeretseho abandi bagore, ubu yankoreye ibi byose ngiye nkumva unaranoze. Urebe umugabo wanjye ngerekaho umukozi wo mu rugo nawe benda kubyara natwite. Ngwiki Ubona mumfite ibibazo. oya mwese mwiteguye yesa Fande. uyu munsi muzima mwagasanga ntabyera mwambaye Oya ntabwo tuyizi Fande. amakosa yarimo uyu munsi maze kubona yuko n'imyenda mwambaye imeze nk'abantu mutayikoreye. Yesu uyu munsi mugiye gukora siporo.